Reka twibutse ababyeyi ko bitakiri ngombwa kujya kwishyura amafaranga ku ishuri, ufashe urugendo uteze, ubu wakanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri, akanyenyeri gatatu, akanyenyeri icumi, akanyenyeri rimwe, akanyenyeri kode y'umwana, ubundi ugahita ukanda akanyenyeri, ugahita ukanda urwego ukohereza amafaranga ahita agera ku ishuri. Utiriwe uta umwanya ugakomeza gukora Munambeho TV studio, bagukorera amafoto meza cyane, bakagukorera video nziza cyane, ubundi wahajya ubireba ukavuga ngo wow, ubu birori byari byiza cyane. Ngatetu 50. Uri muri pansiyo iyo uri umwarimu, icyo ni ikintu gikomeye, ni inshingano zikomeye tugomba kwitoza tukiri bato kandi tukazihagararamo neza. Biragoye, bisaba kwitwararika kuruta uko umubyeyi w'uyu mwana yakwitwararika, kuko twumvise ko Imana izamubabarira, kuko ni ibintu bibaho. Ariko ku mwarimu, niba uri umwarimu ugomba kwitoza. N'ubundi titre ni kwibuka, niba uri umwarimu mu zindi ndimi z'amahanga uri maître, ntabwo ushobora kuba maître utametiriza ibintu urimo. Turi kumwe? Ubu noneho ndavugana n'abarimu. Ntabwo ushobora kuba maître utametiriza ibintu urimo. Imbere yabo uyoboye, umwarimu ni umuyobozi kandi ugomba kuyobora, nyine werekana ko ubereye uyobora urugero.